turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe mwese mugiye kudukurikira turabakiriye tubahaye ikaze ari abari mu iteraniro ari n'abadukurikiye mu buryo buri live ku ikoranabuhanga tubahaye ikaze nkuko twabigambiriye nkuko Imana yabidushyizemo twavuze ko tuzakora amasengesho iminsi 3. Ayo masengesho tuzayakorera ku musozi wera w'Imana, umusozi witwa Gerizimu, umusozi w'umugisha, nkuko tubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 11 umurongo wa 29. Reka mbere yo kugira ngo dusome intego y'aya masengesho tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye, tunejejwe nuko duhaye uyu mwuka duhumeka. Niko Yobu yabivuze, yaravuze ngo icyo nzi nuko mwuka mpumeka ari Uwiteka uwumpa. Tunejejwe nuko duhaye ubuzima. Haleluya. Tugushimiye ubugingo duhagazemo none, izina ryawe niryubahwe. Dutambye ibitambo by'amashimwe byuko turi amahoro, ingingo zacu ni nzima. Turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Muri uyu mwanya turasabye kugira ngo ubane natwe, uhagararane natwe, mwuka wera ganze, mwuka nategeke, turwanyije ibyarwanya ijambo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizigomororera imitima, nizifate mpiri, maze ibyo wagambiriye, ibyo washatse bigere ku bwoko bwawe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Turi muri uyu mwanya w'amasengesho, tugiye kuganira, tuzamara iminsi 3 kuri uyu musozi wa Gerizimu, umusozi wanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice byaho 11 n'umurongo wa 29. Gutegeka kwa 2 ibice 11 n'umurongo waho wa 29. Tuzasengera kuri uyu musozi, tuzabana kuri uyu musozi Imana iduhaye nkuko yabiduhishuriye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Kadusubire muri rimwe kuko tuzakomeza kugaruka dukoresha aya magambo cyane. Haravuze ngo kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Imana idufashe cyane. Ndimo nsengera uyu mwanya, nsengera ibi bihe byiza by'amasengesho tuzabamo. Nasenze Imana, Imana impishurira ko kuri uyu musozi tuzaharwanira n'umwuka w'urukozasoni. Hari umwuka uzengurutsa abantu, umwuka w'urukozasoni, umwuka wo kumwaza, umwuka w'igisebo. Tuzarwana nawo mu buryo bwo kwizera turi kuri uyu musozi wa Gerizimu. Umusozi wa Gerizimu ni umusozi w'umugisha, umusozi Imana yavugiyeho ko ari umusozi uzaturirwaho umugisha n'abatambyi. Kuri uyu musozi niho imigisha yose yagombaga kwaturirwa igaheshwa kandi igahabwa abantu bayigenewe. Hari undi musozi byari biteganye, ndabyibuka ejo bundi dukora urugendo tujya muri Isiraheli, twabonye iyo misozi. Ni imisozi iteganye yegeranye cyane, haciyemo akantu k'akabaya gatoya. Hariho umusozi rero witwa Ebali. Umusozi wa Ebali wo ni umusozi wo kuvumiraho, umusozi w'umuvumo. Hari abantu mu gihe cyashize twaganiriye bambaza ibintu bijyanye n'umugisha n'umuvumo, ariko ibi bintu byombi bibaho. Habaho umugisha, hakabaho n'umuvumo, kandi ibi bintu byose bigirwa n'abantu babiri.
kamvuge mu buryo bubiri. Umugisha mu buryo bwa mbere ni umugisha wa kibyeyi, umugisha utangwa n'umubyeyi. Uyu mugisha utangwa n'umubyeyi ni umugisha wo kwitabwaho, ni umugisha wo kwitonderwa, kuko umubyeyi wawe iyo aguhaye umugisha uheshwa umugisha. Dufite ingero nyinshi z'imigisha yagiye iva ku babyeyi. Ntabwo twavuga igihe Esawu yashakaga guhabwa umugisha na se. Ise yaramuhamagaye aramubwira ngo mwana wanjye, ndifuza kuguhesha umugisha, ariko genda unshakire umuhigo hanyuma uze nguheshe umugisha. Arahaguruka ajya guhiga, kuko yari impano ye, yagombaga kuzana umuhigo hanyuma agahabwa umugisha n'umubyeyi. Ayo ni amakuru maremare murayazi, ko hari na Yakobo yahise abigenzereza hafi aho ngaho, agiriwe inama na nyina, hanyuma akazana umuhigo, hanyuma umusaza akamwaturiraho umugisha. Hari umugisha rero utangwa n'umubyeyi, kandi uwo mugisha utangwa n'umubyeyi ntabwo umubyeyi apfa kurekura umugisha. Niyo mpamvu yamubwiye ngo genda unshakire umuhigo hanyuma unzanire, kugira ngo umfungure, kugira ngo njye ku muhigo wawe nguheshe umugisha. Mbonereho kubwira abana bagifite ababyeyi, nta mwana ucuka ku mubyeyi. Uwo mubyeyi akeneye ituro ryawe, akeneye umugisha, akeneye umuhigo wawe. Icyo gihe Esawu yahigishaga umuheto, yahigishaga umwambi we, niko byari bimeze muri icyo gihe. Ariko muri iki gihe ntabwo turi guhigisha umuheto nk'uko bahigaga. Turimo turahigisha kompiyuta, turimo turahigisha ikaramu, turimo turahigisha ibitekerezo Imana yaduhaye. Uzende ku muhigo wawe, mu buryo bwawe uhiga, ugenda ureba umubyeyi hanyuma aguhesha umugisha. Uyu mugisha wa kibyeyi urakota, n'umuvumo kandi w'umubyeyi nawo ubaho, kuko Esawu yararize aravuga ngo nta mugisha usigaranye ngume, yari yamaze kuwutanga. Uwo ni umubyeyi, uwo ni umugisha uza mu buryo bw'umubiri. Uyu mugisha utangwa mu buryo bw'umubiri ubaho, ariko hari n'umugisha utangwa mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka. Hari umubyeyi w'umubiri, ariko hari n'umubyeyi w'umwuka. Uyu mubyeyi w'umwuka nawe ahesha umugisha. Niyo mpamvu habaho umugisha utangirwa kuri uyu musozi wa Gerizimu. Uyu mugisha utangwa n'abatambyi, uheshwa n'abatambyi. Kuri uyu mugisha w'abatambyi, umutambyi iyo Imana yamwereje uyu murimo, agahagarara yarabyerejwe mu biganza by'umutambyi, harimo guhesha umugisha. Hari ibintu umutambyi yemererwa bidasubirwaho, kandi Imana ikabikonfirima kuko yamwimitse ngo abe umutambyi. No gusengera abarwayi, kwirukana imivumo, gutanga umugisha, guhesha umugisha, ubundi ni umurage w'abatambyi gusa. Ntabwo bivuze ko njya mbona abahanuzi, abaprofete, abantu birirwa babasanga bakabahanurira, bakabasengera, bakabagira gutya, ugasanga umuntu arimo ariruka inyuma y'umuprofete, agenda amushyira ituro, agenda amuha ituro. Simvuze ngo wimuhe ituro, ariko hari ibintu umutambyi yihariye, hari ibintu umutambyi Imana yamuhaye. Kuko tugiye mu ngoma za mbere usanga hari inyifato y'umutambyi, hari ibintu umutambyi yahabwaga n'umwami n'umuhanuzi babaga batandukanye. Uyu munsi Imana yambwiye ko kuri uyu musozi wa Gerizimu tuzahaturiraho umugisha, kandi tuzaturira abantu umugisha kuri uyu musozi. Abantu barambura ibiganza bakira umugisha. Duhagaze mu ijambo ry'Imana, twiteguye kwatura umugisha ku bantu b'Imana. Imana yambwiye ngo kuri uyu musozi
tuzasengere cyangwa se tuzarwane n'umwuka w'urukozasoni uba ku bantu. Siniriwe ninjira mu by'imigisha kuko imigisha nayo ifite ukwiza. Ntabwo umugisha upfa kuza gusa, ahubwo umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha usengerwa. Ibyo ndumva narabivuzeho mu nyigisho twigeze gutambutsa. Umugisha byanga bikunda hari ikintu ukora, hari geste ikorwa kugira ngo umugisha uze. Ntabwo umugisha upfa kuza, kuko Aburahamu agiye gutamba Isaka, ntabwo Imana yavuze ataramara kugira icyo akora, ahubwo nyuma Imana yaravuze ngo kuko ukoze icyo no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Ntabwo ari ibintu, umugisha urakorerwa, ntabwo umugisha ari ujya gusengerwa. Nubwo wasenga iminsi 100 ngo urimo urasengera umugisha gusa, no, ntabwo umugisha ari, ahubwo umugisha urakorerwa. Urambura ikiganza watanga ukabona umugisha. Abantu bige kubiba, abantu bige kurambura ibiganza ngo batange, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Undi mugisha kandi uturuka ku cyacumi. Icyacumi ni rumwe mu mfunguzo zihesha umugisha. Sindi bwinjiremo cyane ngo nkubwire ngo nutagitanga ukoze icyaha, nutagitanga bizagenda gutya, aho sindi buhinjire cyane, ahubwo ndi bwinjire mu kukubwira ngo umugisha wawe uzava mu gutanga icyacumi. Muri Maraki haravuga ngo murafumwa wa muvumo uko ishyanga ryanyu ringana, kuko mwanyimye ibyanjye. Hari imivumo 7 izanwa no kudatanga icyacumi, ariko kandi hari n'imigisha 7 izanwa nuko umuntu yatanze icyacumi, yahagaze muri ijambo. Bibiliya iravuga ngo ni mubingeragereshe ngo murebe ko ntabagomorora imigisha mukabura naho muyikwiza. Hanyuma undi mugisha, urundi rufunguzo rw'umugisha, umugisha uzanwa no gukiranuka, kumvira Imana. Mu gutegeka kwa 2 haravuga ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose izakuzaho. Uzagira umugisha mu majya no mu maza, uzagira umugisha mu mivure wengeramo, uzagira umugisha mu gitenga cyawe, uzagira umugisha kuko wumvira Imana. Kumvira Imana, gukiranuka ubwabyo bihesha umugisha. Reka mbabwire ko gukiranuka bihesha umugisha. Hari imivumo tugira izanywe n'ibyaha. Reka mbaho urugero rumwe, nk'icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi gikurura umuvumo w'uruhererekane. Mbabwire Dawidi amaze sambanye na muka Uriya, Imana yahise imubwira ngo ubikoze icyo wiherereye, ariko njye nzabikora ku mugaragaro. Nyuma yaho umuhungu we yamukubise kudeta, yamwigaragambisheho kugira ngo amwemeze, amwereke ko nawe yakoze ibintu bikomeye cyane. Arangije yafashe abagore be arabarongora. Ntabwo ari ibyo gusa, nimukurikirana muzasanga urwohererekane rwaragiye kuri Tamari, Amunoni akinda Tamari, ari abantu baba hafi b'abavandimwe. Ntabwo ari ibyo gusa, uzagenda usange byakurikiranye Salomo. Uwo muvumo w'uruhererekane wakurikiranye Salomo kugeza igihe agize abagore 1001. Salomo yashoje yarabihaze, kuko nukurikirana uzasanga muri ba bagore 1001 ntabwo bose yabageragaho. Iyo yihaga gahunda yo kugera kuri umwe, yari kurangiza umwaka agize abonanye n'abagore 346. Iyo yagerageza kubonana na 2 ku munsi, yagombaga kurangiza umwaka agize abonanye n'abagore 700 n'abandi. Ataranasoza yarangizaga umwaka atabonanye n'abagore be bose, bari abagore bari aho ngaho. Uwo wari umuvumo w'uruhererekane. Imana imfashe mu kuza gusenga, tuze gucagagura, tuze guca uyu mugozi w'umuvumo wa karande ugenda dukurikirana. Mu bintu byatumye Salomo yandika imigani, n'abo abagore barimo. Hari aho yageraga akahagera maze umwaka atahagera,
yagera agasanga wenda umugore ntanezerewe, agasanga yivumbuye, agasanga ntamwakiriye neza, ugasanga bikurije n'imigani, akavuga ngo umugore mwiza, ngo w'uburanga, ngo umeze gutya, ngo ameze ngo nk'impeta ngo ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Ugasanga iyo migani iziye muri ibyo bintu yabonye. Cyangwa se aho yageraga agasanga nta burakari bafite, yaravuga ngo umugore mwiza ninde wamubona, ngo arusha Marijani igiciro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko bitewe n'iki? Bitewe n'iyi karande y'ubusambo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Reka twinjire muri uyu mwanya wo gusenga nk'uko Imana yabimbwiye kuri uyu musozi w'umugisha. Ndifuza kwatura umugisha kandi Imana yo mu ijuru inyumvire. Uyu munsi ni wo wawe, uyu munsi ni wo munsi wo guhabwa umugisha, uyu munsi ni wo wawe, ni wo munsi wo gutandukana na karande. Turaca umugozi w'uyu muvumo duhagaze kuri uyu musozi w'umugisha. Uyu munsi ni wo munsi wo kurwana n'urukozasoni rwari rukuriho rwakwataga. Munyemere dusome, reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 17 umurongo wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, turasoma ibice 17 umurongo waho wa 14. Hanyuma twegereze kwinjira mu mwuka w'amasengesho dusenga Imana. Matayo 17:14. Reka dusome. Haranditse ngo bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramutura mu muriro no mu mazi, namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Murongo wa 18, Yesu aramucyaha, dayimoni imuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa be begera Yesu biherereye bati, ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Murongo wa 21 haranditse ngo, ariko bene uwo ntakurwamo n'ikindi kiretse gusenga no kwiriza ubusa. Imana ishimwe. Mu mpamvu zatumye twiriza ubusa iyi minsi 3 ni ukugira ngo tubashe guhangana n'iyi myuka, tubashe kurwana n'uyu mwuka Imana yahishuye w'urukozasoni. Uyu mwana bazaniye Yesu yari yaravutse afite uburwayi bw'igicuri. Iki gicuri ntabwo cyarebaga ko ageze mu isoko, ahubwo cyamukubitaga hasi aho ageze hose. Ntabwo cyarebaga ngo ageze mu iriba agiye kuvoma amazi, cyamukubitaga hasi aho cyabaga kimusanze hose. Uyu mudayimoni w'urukozasoni wamwatakaga aho ari hose. Ntabwo nuko arangije asanga Yesu aramubwira ngo, nyiriza uyu mwana ndakwinginze, kuko dayimoni w'urukozasoni w'igicuri yaramwatatse nkuko nawe yakwatatse. Hari abantu shitani yatatse abateza dayimoni w'urukozasoni kugeza ubwo bakorwa n'isoni mu majya no mu mazi. Ntabwo akangwa nuko wagiye gucuruzanya n'abandi, ujya kubona ukabona urasebye. Ibihe byawe byose ni ibisebo. Mu kazi nubwo ufite ofisi nziza, ariko ufite umwuka w'urukozasoni ukugendaho. Ndashimira Imana yo yateguye uyu munsi wo kugira ngo utandukane n'uyu mwuka
umugozi w'urukozasoni, umugozi w'idayimoni turashaka kuwucagagura mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'urukozasoni ntabwo ari kuri uyu mwana wenyine gusa. Hari abantu mwibijyana hirya, mwibijyana muri Isiraheli bigarura iwawe. Umva mama, urukozasoni aho rukugeze, nubwo uri umusirimu ukambara ukaberwa, nubwo ufite diplome ihanitse, nubwo ujya ku kazi keza, ariko ntabwo iyi dayimoni ikangwa nuko umuntu afite ofisi nziza. Oya, ntabwo iyi dayimoni ikangwa nuko. Ibice 10 igitabo cya 2 cya Samweli umurongo waho wa 5. Hanyuma y'ibyo umwami w'Abamoni aratanga, maze umuhungu we Hanuni yima ingoma ye. Dawidi abyumvise aravuga ati, nzagirira neza Hanuni mwene Nahashi nk'uko se yangiriye neza. Nuko Dawidi yohereza abagaragu kumumara umubabaro wa se. Bukeye abagaragu ba Dawidi bajya mu gihugu cy'Abamoni. Ariko abatware b'Abamoni babwira umwami wabo Hanuni bati, mbese ugira ngo Dawidi yubashye so byatuma akoherereza abo kukumara umubabaro? Nusi ko Dawidi yakoherereje abagaragu be kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuzakurimbura. Ku murongo wa 4, nuko Hanuni afata abo bagaragu ba Dawidi, naha nashakaga cyane, abaharatura igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati ku kibuno, aherako arabohereza. Reka nsubire mu murongo wa 4. Umwuka w'urukozasoni. Nuko Hanuni afata abo bagaragu ba Dawidi, abaharatura igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati ku kibuno, aherako arabohereza. Babibwiye Dawidi, yohereza abo kubasanganira kuko bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami abatumaho ati, nimugume i Yeriko kugezaho muzamarira kumera ubwanwa, muzabone kuza. Imana idufashe cyane. Uyu mwami Hanuni yagiriye nabi aba bagaragu bo kwa Dawidi, kandi pe yarabahemukiye. Dayimoni w'urukozasoni si ikintu. Uzi ko uyu mudayimoni w'urukozasoni adakangwa nuko wamaze kwerekanwa mu rusengero cyangwa kurangwa wenda gushyingirwa. Ntabwo akangwa nuko wasohoye invitation, ahubwo agukoza isoni. Abafite gahunda yo kugukoza isoni mu majya no mu mazi. Ngo nuko afata abagaragu ba Dawidi, arangije abaharatura igice cy'ubwanwa. Araharatura, ntabwo yaconze, ntabwo yogoshe neza. Abaharatura igice cy'ubwanwa. Wenda nubivuga uri muri Afurika ureba ubwanwa bw'abagabo bugufi buconze butari bunini, ntabwo uri bubyumve. Ariko bo bagiraga ubwanwa bunini, baterekaga ubwanwa. Iwo wari umuco wabo. Gufata rero ubwo bwanwa bwinshi ugaharatura igice kimwe, barangije afata n'imyenda yabo ngo akeba ngo hagati mu kibuno, kugira ngo nibagenda bamware, nibagaruka bamware, biga bamware mu majya no mu mazi. Nguwo umugambi wa shitani, nguwo umugambi wa dayimoni ku buzima bwawe. Arifuza kukumwaza ugapfunyika ikimwaro mu majya no mu mazi. Ariko Imana ishimwe yabihishuye, ifite impinduka, ifite impamvu yabihishuye.
turi kuri uyu musozi wa Gerizimu turarwana n'uyu mwuka w'urukozasoni. Imana igufashe uzamure kwizera, wizerere muri iri jambo. Amakwe yapfuye kenshi, urambagijwe na benshi bakubenga kandi bigeze ku munota wa nyuma. Akazi ugezemo ntukamaramo iminsi. Abantu baheruka bavuze ko abonye akazi, hanyuma igihe wakaviriyemo ntibabimenya kuko guhora uvuga ko watakaje akazi biteye icyo n'iki. Ntabwo ari icyo gusa, abantu bazi ko abonye viza ugiye, ariko ibyatumye utagenda ntabwo wabona uko ubisobanura. Uyu ni umwuka w'urukozasoni. Turashaka ko nyuma yo gusenga duhesha umugisha abantu, abakobwa nibashyingirwe mu izina rya Yesu. Abapfushije amakwe uyu munsi turashaka guhagurutsa aya makwe. Haleluya, haleluya. Abahagaritse ingendo mu bintu by'agaherere turashaka ko babona viza bakagenda aho bari bakwiye kujya mu izina rya Yesu. Wabonye ishuri ariko iryo shuri ntabwo waryize, kuko dayimoni w'urukozasoni yaraguherekeje, yaragukurikiye. Iyo unarebye usanga ari uruhererekane rw'imiryango. So wanyu yagize yaramwaye, mama wawe yaramwaye, iso ikimwawe yaragipfunyitse, abavandimwe kugeza no ku rwego rwawe. Turifuza ko ducuye umugozi. Unega amatwi. Hari umurimo w'umwuka utandukanye n'imirimo y'abantu. Nibashaka abashimisite babe barabikoze, babikoze mu mwuka, natwe turabicagagura mu mwuka. Haleluya. Uko byagenda kose babikoze mu mwuka, ariko natwe turabicagagura mu mwuka. Bifuza ko ducagagura uyu mugozi, bana we. Bifuza ko ducagagura uyu mugozi nk'uko urureri rw'umwana rutandukana na nyina, ukaba icyaremwe gishya. Ndashaka ko uba independent. Ndashaka ko wowe ubwawe utandukana n'ubuzima bw'imiryango. Ndashaka kuba icyaremwe gishya. Ndashaka ko Imana ikubyara. Imana ni ikwibaruzeho, Imana ni ikwiyandikisheho. Fata ubundi bwene gihugu mu izina rya Yesu. Fata indi gakondo mu izina rya Yesu. Fata ubundi buzima mu izina rya Yesu. Tandukana na kamere, tandukana n'iby'umuryango, akiri indi identite. Mana ishimwe cyane. Ngo nuko Hanuni afata abagaragu ba Dawidi abagirira nabi kugira ngo bakorwe n'isoni bagenda, ariko kandi banakorwe n'isoni baza. Uyu mwuka w'urukozasoni udufata tugenda, akadufata tugaruka. Wagiye mu rugo rwawe uzi kugiye kuba mu rugo rwiza, ugatekana nk'abandi babyeyi, ariko uyu mwuka w'urukozasoni ntabwo yakuretse. Yarakwatatse aragukurikira nk'uko iwanyu basenye, nk'uko abavandimwe bawe basenye, nawe yakwatakiye uru rugo kugira ngo ukorwe n'isoni, wikoreye amavarisi wahukana. Uyu mwuka turawunanije. Uyu mwuka w'urukozasoni turawunanije. Kubera icyo utabona diporome? Kubera iki Imana itaguha diporome? Turifuza ko uba icyaremwe gishya, uba mu buzima bushya. Mpagaze ku musozi wa Gerizimu nk'umutambyi wimikishijwe amavuta, nguhaye ubwene gihugu bushya, nguhaye gakondo nshya, nguhaye umuryango mushya, nguhaye amaraso mashya. Kadusoma handi hamwe dusenge. Ndashaka ko dusenga, turaza kumara umwanya dusenga. Kandi Imana igufashe uzamure kwizera. Zamura kwizera kwawe. Imana irabishoboye. Niba abakonikoni barabishoboye, why not Imana itabishoboye? Kadusome aho tuza gusoreza mu gitabo cya kabiri, mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ndashaka kugutangariza intsinzi hanyuma dusoze. Igitabo cya mbere cya Samweli turaza gusoma mu bice 11 umurongo wa mbere tuze kugera kwa 4. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli ibice
11 murongo wa mbere turaza kugera no ku murongo wa 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'iyabeshi Galiyadi. Abiyabeshi Galiyadi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tuzagukorere. Nahashi umwamoni arababwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana mbihindure igitutsi ku Bisiraheli bose. Abakuru b'Abiyabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7, haleluya, kugira ngo dutume intabaza zigenda igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose, nuko niharamuka habuze wo kututabara tuzagusanga. Ndashimira Imana ko yahagurukije Nabaza. Imana ishimwe. Muri iyi minsi 3 Imana ihagurukije intabaza ku buzima bwawe. Muri iyi minsi 3 Imana ihagurukije intabaza ku rugo rwawe. Muri iyi minsi 3 Imana ihagurukije intabaza kuri ubu bukwe bwawe bugeze ku munota wawe. Umurongo wa 4 haranditse ngo nuko intabaza zijya Igibeya kwa Sawuli, batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru n'ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli akurikira inka azivana mu murima. Uze kuyisomera aho ukomeje, reka nze gusimbuka ngere ku murongo w'9. Ku murongo w'9 haranditse ngo nuko babwira za ntabaza bati muzabwire Abiyabeshi Galiyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Imana ishimwe. Bwira mugenzi wawe ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Imana itabaje ubutabazi, Imana itangaje ubutabazi ku buzima bwawe. Icyama aya makuru mwazayamenya kuko ndumva umwuka ambwira ko hari ubutabazi bukomeye. Icyama nkazumva amashimwe, icyama mukazatuzanira amashimwe mutubwira ibyabaye, kuko ntabwo iki gikorwa ari igikorwa cy'umubiri, ni igikorwa cy'umwuka, kandi ndumva presence y'ijuru yururutse kugira ngo ikore ibikomeye cyane biruta ibyo dutekereza. Ndashimira Imana ko igiye guhindura ibyananiranye mu ijambo, muri ubu buhanuzi bw'ijambo Imana igiye gukoreramo ibikomeye. Ndagira ngo dusenge. Sengana natwe, ba mu mwanya mwiza, ba muri position nziza yo gusengeramo. Ntusenge menshi, turahari ngo dusenge. Nushaka ntusenge, upfuka amahuri, hanyuma wizere ibitangaza Imana igiye gukora. Kuri uyu mwanya, kuri uyu musozi tugiye gusenga. Kadusenge, kandi nitumara gusenga tuhita twinjira mu mwanya wo guhesha umugisha turi kuri uyu musozi. Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimye kuri Imana ya hafi na kure. Uri Imana imenya ibyo twibwira, uri Imana imenya aho tuzimiriye, uri Imana imenya ubutayu tugezemo, uri Imana ituzi. Warebye Abisiraheli urangije urababwira ngo igihe mumariye kuri uyu musozi kirahagije. Urangije ututegeka gucyamika ku buzima bwabo. Ababene data, igihe bamaze kuri uyu musozi w'urukozasoni kirahagije, kirahagije, kirahagije. Turagushimye ko ushyizeho iherezo, turagushimye ko hari imigozi ucangaguye, kuko uri Imana yabivuganye nawe. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana yabonye Hagayi ageze mu butayu, imvumbi ishize, umwana arize, abuze ibyo guha umwana, uramusanga, uramubwira ngo Hagayi, haleluya, uramubwira ngo
nakubonye uhita umubwira ngo nakebuka abone iriba. Dutegekeye gukebuka kuri bene data, nibakebuke babone iriba. Umwuma wari ubaye mwinshi, ubutayu bari babuzerereye kenshi, ariko uyu munsi shyiraho iherezo kuko bishoboye. Haleluya, 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 haleluya. Imirindi yawe turayumva, uri Imana igiye gukora ibirenze ibyo twibwira. Urakoze Kristo. Amahoro yawe n'abane n'abakumva, n'abane n'abakubaha, n'abane n'abakwizeye. Ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ni wowe mahoro yacu, ni wowe imbaraga zacu. Uri Imana itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Turagushimye ko niyo utagaragara ubuhari, tugushimye kuko uri bigaragara. Izina ryawe niryubahwe, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mbere yuko dusoza, reka tubaheshe umugisha kandi rambura ibiganza byawe, dufate uyu mwanya wo kubahesha umugisha. Mu kubara ibice 6 murongo wa 23 twazanywe no guhesha umugisha kandi turashaka kubahesha umugisha. Kubara ibice 6 murongo wa 23 cyamukizera ibyo. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, uku abari kuzajya uhesha Abisirayeli umugisha. Katwakira umugisha w'Imana. Uwiteka aguha umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Amen, amen, amen.